neza, tugiye gusomerwa ijambo ry'ihumure cyangwa se ijambo rirema. Ijambo rero ry'uyu munsi turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 59 umurongo waho wa mbere. Yesaya ibice 59 umurongo waho wa mbere. Umurongo wa mbere haravuga ngo, dore ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza, no gutwi kwe ni kwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Murakoze cyane. Iri ni ryo jambo ry'Imana ry'uyu munsi dusanze muri Yesaya ibice 59 umurongo waho wa mbere. Kugira ngo rero murabyumviye, amatwi y'Uwiteka aracyatwumva kandi n'ibiganza bye biracyakiza. Mwene data, ushobora kuba uri mu bihe bigoye uyu munsi, hahandi wumva nta nzira, hahandi umuntu aba ari kumva isi yamurangiriyeho. Ariko uyu munsi iri jambo ry'Uwiteka rirakuziye ngo wibuke ko Uwiteka yiteguye iteka ryose kukumva kandi aragukiza ibyo byose wumva bigukomereye. Ikintu cya mbere usabwa ni ukumuba hafi wowe, ugakumira andi majwi yose akoshya akubwira ko Uwiteka adashoboye, cyangwa se akubwira ngo igihe wasengeye wabonye iki. Ariko wowe tega amatwi wumve ijambo ryonyine, ijambo ry'Uwiteka, kuko niryo ryonyine rishyiraho iherezo ku bibazo byawe. Wirambirwa gusenga, wirambirwa kubwira Imana, kuko nurambirwa nibyo bizatuma utandukira, ugatangira gutekereza ibintu byinshi cyane byatuma utandukana n'Imana yawe, kandi nyamara Imana yari iri bugufi bwo kugutabara. Muri iyi minsi abantu bari gucika intege, bafite amasezerano, ugasanga bavuye mu masezerano nta mpamvu ngo ibyabo byanze gusubizwa. Ugasanga abantu bacitse intege kandi ari cyo gihe cyo gusenga Imana cyane ngo bayereke ibibagoye. Icyo nakubwira cyo mwene data, ntucike intege, kuko Uwiteka ni muzima kandi umutakire yiteguye kukumva no kugukiza imibabaro n'ibibazo byose uri guhura nabyo. Murakoze cyane rero.